umwe mu basore bacunga umutekano w'umuhanzi The Ben ndetse akaba ari umwe mu basore bamaranye igihe kirekire, dore yuko kuva umuhanzi The Ben yava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu mugabo ari we umucungira umutekano. Bamwita Faizo cyangwa se umwite Yantare. Uyu musore akaba ari umwe mu basore bazwiho cyane gucunga umutekano w'abastar, by'umwihariko w'umuhanzi The Ben. Uyu musore rero akaba yarayahuye n'uruva gusenya ubwo umuryango cyangwa se papa w'umubyara inzu ye yahiraga mu karere ka Rubavu, aho n'ubundi basanzwe batuye. Yantare rero bikomeje kuvugwa yuko nk'uko The Ben asanzwe afasha abantu mu buzima busanzwe cyangwa se agenda atanga support haba mu muziki ndetse no ku bandi bantu bafite ibibazo, abantu bakomeje kugenda bavuga bati nta kabuza rwose The Ben agomba kwenta ivuna kandi abantu bakaza kumubona ku rwego rwo hejuru, ati kuko we na Yantare babanye neza ndetse umutekano we awucunga neza. Ngira ngo bamwe mu bahanzi bakomeje kugenda baha pole Yantare bamubwira bati pole sana, bati kubw'ibyago umubyeyi wawe yagize. Ngira ngo akandi kantu kagiye kavugwa ni uko uyu mubyeyi wa Yantare ubwo iyi nzu yashyaga bari bahari, ariko nta n'umwe wagize ikibazo cyangwa se ngo wenda agiriremo impanuka muri iyo nzu, ariko inzu magingo aya ngaya bivugwa yuko yahiye ikarangira nk'uko twagiye tubereka kuri video yagiye ifatwa icyo gihe. Yantare ni umwe mu babounce bamaze igihe kirekire muri kano kazi, dore yuko atari The Ben gusa yagiye arindira umutekano, ahubwo yagiye anafasha abandi bahanzi batandukanye mbere yuko afasha umuhanzi The Ben. Ngira ngo si ubwa mbere si n'ubwa kabiri muri showbiz hakunda kuba ibibazo, kandi bamwe mu bahanzi bakagenda bafasha bagenzi babo ndetse na bamwe mu bakora showbiz by'umwihariko bakagenda ivuna, bakagenda bagira umusanzu wabo batanga kuri mugenzi wabo uba ushobora kuba yahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Rero bamwe mu bafana b'umuziki nyarwanda by'umwihariko bakaba biteze yuko n'ubundi uyu mubyeyi wa Yantare agomba kubona ubufasha, kandi akabona ubufasha bwo kongera kubona inzu, by'umwihariko akabona icumbi ryaho kuba, kandi mu bufasha bugendanye n'umuntu uba muri showbiz. Ibi ngibi ni ibivugwa namwe mu bakunzi b'umuziki by'umwihariko ndetse na bamwe mu bantu bazi neza yuko Yantare atabana nabi, kandi by'umwihariko shebuja cyangwa se The Ben nawe ubwe ari buzi kuza kumufasha byanga bikunda. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yitwa Taratibu World, mu gace twita Taratibu Update, aho tugezaho amakuru agiye acicikana muri showbiz by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitwa Taratibu TV, Instagram, TikTok na Facebook zitwa Taratibu TV. Njyewe nitwa N Yusufu, duhure muri comment.